Twongeye kubasuhuza abakunzi ba IKONIC LIVE SHOW nk'uko bisanzwe mubimenyereye hano kuri mikoro za IKONIC LIVE SHOW nk'uko dukomeje urugendo rwacu rwo gushaka impano zigiye zitandukanye, haba ari abahanzi cyangwa ari n'undi muntu wese wifuza gutanga ubuhamya hano kuri IKONIC LIVE SHOW. Icyo twamushishikariza ni ugukanda subscribe na like na share hano kuri YouTube channel yacu ya IKONIC LIVE SHOW kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho umunsi ku munsi. Tunagushishikariza wewe wifuza kuba hari icyo watugezaho kureba iyo namba ibiri aho ngaho kuri title ukaduhamagara kugira ngo tubashe kuba twakugereza ubutumwa bwaho wifuza kubugeza. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero kuno munsi twaba dufite umuhanzi wacu, ntago ari ngombwa ko muvuga ko nawe umuntu usanzwe umenyerewe muri showbiz, akaba ari butangire atwibwira aho agiye kutuganiriza ku rugendo rwe rwa muzika. Bimeze bite chef? Fresh kabisa biracamo. Uratangira wibwira abakunzi ba IKONIC LIVE SHOW nkuko usanzwe ubimenyereye, kuko umuhanzi wese iyo mbese mufite uko mwizi mwivuga. Oh baby Monique tubirangiza ibi dutangiye. Oh baby love is a money, uranzi ko ntari umwe muri baba fashion killer. Hey yeah man, amazina yanjye y'ukuri ni Niyonkunda Cedric, iryo banze nkoresha ni Frankie Uva. Frankie Uva yeah man. Bara akazina keza no ariko umuntu wese cyumva iryo zina Frankie ahita yumva ko ari izina ritoya muri music. Ntego ntago ari ritoya cyane kuko ngewe nabonye ibihangano byawe cyangwa naba mbiziho, ariko nk'umuntu ukikumva avuga ati umuhanzi Frankie ni umuhanzi, music we yayihereye hehe? Mbese twagira ngo tuganirize ku rugendo rwawe rwa muzika aho ubu ngubu bigeze. Okay, Frankie Uva, okay, umuziki wanjye ntago ndajya kure cyane muri music cyane. Ubu ngubu natangiye music like this year. I have like 2-3 ya gatatu iracyari mu nzira. Iya mbere niyo nakoze yitwa Monica, nayifatanyije n'umuji wanjye uba Canada, twagiye turayiproducinga, nakoreye kwa Isopro muri Wave Records. Genda ndakora undi nawe umujama nawe aramwohereza amajwi, barahuza dukora bang ya danje niyo yitwa Monica. Ya kabiri yitwa Rimwe, nayo nayikoreye kwa Isopro. Ukivuga ko wakoranye n'umuhanzi uba muri Canada, abantu benshi baribaza kuko harimo abantu baba yumva ko gukorana n'umuhanzi uba hanze y'igihugu ari ibintu bitoroshye cyane mu gihe wowe uba hano mu Rwanda. Wowe uwo muhanzi yaba ari mu basitari bazwi cyangwa nawe yaba ari mu bahanzi bakizamuka? Yeah man, umuntu afite izina rikomeye cyane hano muri music industry yo mu Rwanda, yitwa Prince Salomon. Yakoranye bang na Davis D, hari bang yakoranye na Davis D yitwa Wowe, hari yakoranye na Kevin Kade yitwa Kare. It's a bang. Wowe ku ruhande rwawe urumva nibwo wari ukigera muri music, kandi urumva uwo muhanzi nk'uko umaze kutubwira yakoranye n'abahanzi bafite izina. Wowe kugira ngo umugereho byagusabye imbaraga nyinshi cyangwa wari ufite umuntu waguhuje nawe? Yeah, of course muri music nyine habamo ikintu cya connection cyane. Ni umuntu wamuje nawe arambwira ati umuji yagufasha muri music industry, cyane ko nari nyitangira. Baramfashije Salomon, turakora nyine dukora ikintu kiri something big. Birumvikana, ariko akenshi usanga abantu benshi bagenda bavuga ko niyo mugiye kwaka collabo ku bahanzi nabo bakomeye babaca amafaranga. Wowe ku ruhande rwawe uwo muhanzi nta mafaranga yaba yaraguciye? No, ntago yanciye amafaranga kabisa, kubera ko nanjye nari nkirihiringa nyizamuka. Yaramfashije, amfasha mu rugendo rwanjye rw'umuziki kubera nari ngitangira, amfasha kuzamuka tu. Byumvikana ko nk'umuntu wifuza kumenya yavuga se umuhanzi nawe
so twagira ngo tubwire ubu ngubu music yawe ihagaze gute mbese? Music yanjye ntabwo ndavuga ko iragera ahantu kure, ariko ubu ngubu ndacyarimo ndakora ama project. Hari project mfite ubu ngubu nenda gusohora, nubwo bitaba byoroshye kugira umuntu aba atarabona management, but I hope ko byose bizagenda neza nimara kubona management. Noneho umuntu acyumva yuko ufite ikibazo cya management, usanga hano mu Rwanda hari amarebo menshi agiye atandukanye agenda managinga abahanzi. Wowe ku giti cyawe hari rebo nimwe waba waragerageje kwegera ngo ibashe kuba yagufasha mu ubwo buryo bwa management? Na rebo turavugana nimwe tu, nta rimwe kabisa. Birumvikana ko ubwo ngubwo ushobora kuba wenda warabishyizemo intege nkeya, ariko rebo ziba zihari, ariko sinibaza impamvu wowe ntago wigize ubigiramo imbaraga byaba byaratewe n'iki? Okay, urumva gukora music nk'ibyo nagutangiye nkubwira byo, ntabwo music yanjye iragera kure cyane, ariko I hope ko bizagenda neza. Urumva umuntu aba akihiga muri music industry yo mu Rwanda ntabwo biba byoroshye, ariko bizaza tu, I hope ko bizaza. Birumvikana, tunakuraje umuntu uwo ari wese kuba yanagushyigikira, kuko n'abantu baba bafite aho baba barageze, hari aho baba baraturutse. Zino nzira uba urimo uhasoringa nabo baba baraziciyemo cyane, dore ko abenshi bagenda banavuga ko ahubwo mwebwe muza musanga ngo inzira baraziharuye. Ese nawe wabona ko ari byo koko? Ntabwo wavuga ngo inzira baraziharuye, yego nabo baraziharuye nyine, ariko just nyine natwe tugomba guhasoringa nyine tukarwana urugamba rwacu tu, kubera ko nyine underground music yacu biragora kugira ngo umuntu azagafata, ariko you have to hustle. Birumvikana. Nko ku bwawe mbese twagira ngo dushushanyirize mu rugendo rwawe rwa muzika, se hari imbogamizi aho waba warawutangiriye cyangwa ugeze ubu ngubu wabona ugenda uhura nazo zikakugora cyane? Ntabwo biba byoroshye cyane, imbogamizi ntizabura. Hari igihe ujya gukora music cyane nko ku muntu udafite iyo management, nta kuntu uba ufite ahantu uri bukore izo mura zo kujya gukora audio production na video production, biba ari insazi na promotion byose, kandi uba ugomba kubikora kandi ukabikora neza fresh. Ubwo rero biba bisaba umuntu nyine, uretse ko nyine njyewe hari inshuti n'abavandimwe bagenda bamfasha. I think my mom also ambereza support nyinshi cyane kabisa. Urebye ni ibyo ngibyo, ariko nyine ariko bizagenda bicamo fresh. Birumvikana, warutubwiye ngo mama wawe ajya agenda agufasha, ariko akenshi harimo abanje tugenda twakira kagenda batubwira ko mu rugo bakinjira muri music babashije kuba bagenda basa naho batabyumvikanaho neza no mu rugo, dore ko ababyeyi benshi bumva ko ngiyo umuhanzi yinjiye muri music aba agiye kubikirara. Wowe ku bwawe umubyeyi yabyakiriye ati? My mom nyine ntabwo yabibelivingaga nyine ko nta muhanzi, cyane ko nataye bank imwe ya mbere ahita ambwira ati si ibintu ugiye muzabishobora. Nabwira ati of course ni ibintu numva kabisa nzashobora. Ambwira ati okay, nta kibazo, niba wumva ubikunze bijyemo, ntari nzagushyigikira. kandi aranamfasha, ndamushimira. God bless her. Birumvikana nk'umubyeyi wese aba agomba gufasha umwana wiwe, ariko so wenda umubyeyi wawe ashobora kuba yarabyakiriye neza, ariko sosiyete hanze aha ngaha usanga kenshi bagenda bavuga ati nkamwe nk'abahanzi, dore ko nk'uko nawe usanzwe ubimenyereye, abahanzi ari abantu bamwe na bamwe, nubwo navuga ko atari bose, bagenda bagaragaraho ikintu cyo gukoresha ibiyobyabwenge. So ese nawe waba uhabanya yuko n'umuntu ngo nta muhanzi ngo ushobora kujya kuri stage, cyane cyane nk'iyo bafite ama stage cyangwa amakosa atagiye atandukanye atidoroze? Ibyo nawe mu muziki wawe waba wemeranya nawe, cyangwa hari ahantu waba warigeze uhurira nabyo? No way, ntabwo ibyo bintu kabisa baba babeshya. Ntabwo gukora umuziki rega ari ugufata izo drugs. Ushobora kugenda kuri stage kandi ugakora ibintu bizima, atari kubanza gufata izo drugs nyine tu. Sometimes they lie for us, but
nta kundi nyine tuba twabigenza tu. ariko hari abahanzi benshi uzi nawe hano mu Rwanda baririmba injyana zigiye zitandukanye bagiye bavugwaho kugenda bafungwa kandi bazira icyo kintu twariho tugarukaho. Ntibyabura kabisa, ariko nyine just nyine ariko ntabwo mvuga ko imbaraga nyinshi umuntu abantu benshi ntabwo bajya kuri stage ari uko babanje gufata ibyo bikoresho. Birumvikana nkawe ku ruhande rwawe urumva ko utajya uhabanya n'abantu bavuga ko ngo mwamukoresha ibiyobyabwenge, ariko sinzi nimba ukunda gukurikirana social media cyane mwino minsi hagiye hagarukwaho ikibazo, dore ko ari umuhanzi akaba n'umunyamakuru ukomeye cyane hano mu gihugu cyacu Austin. Ngira ngo nta muntu n'umwe waba utamuzi ukurikira ibintu bya showbiz, aho yaje kugenda yikoma aba DJ bavuga ko ngo baba badacuranga indirimbo za hano mu Rwanda. Waba wemeranya nawe? Austin kuba uvuga ko ibyo bintu badacuranga indirimbo zo mu Rwanda aba DJ barabigira nyine, but sometimes nyine ako nawo warareba ukavuga ati DJ nibo badaplaying indirimbo zo mu Rwanda. Hari igihe ugenda ugasanga aba DJ byo nko mu tubari ugasanga ntabwo bari guplayinga music industry yo mu Rwanda, kandi natwe baba bakwiye kuduteza imbere nyine nka music yacu bakayikina, natwe tugatera imbere mu buryo bwacu. Ariko ugasanga akenshi aba DJs bari gukina ayo mapiano, izindi song zo hanze, ugasanga ari ibintu byanarambiranye cyane. Birumvikana, ariko buriya nta kiba kidafite nk'impamvu. Nkawe ku bwawe ubona ari iyihe mpamvu aba DJ bo mu Rwanda baba badakunda gukina indirimbo? Sibyo ko ngewe ntari kuri side yawe, kuko harimo aho nkagenda nzumva. So wowe ku bwawe waba uvuga ko ari iyihe mpamvu ubona bazikina gake cyane cyangwa bakaba batanazikina? Impamvu mbona bazikingiye hari amashow njyamo nyine nkabona ntabwo bari kuzikina nk'uko bikwiye, nyine ugasanga barazikina gakeya gashoboka cyane, ugasanga niyo banakinye bakinye za zindi 2-3 ziri kuri hit, then bakahita bamuvinga Nigeria, America, izo mapiano bagaplayinga n'izindi, ariko ugasanga za zindi zo mu Rwanda ntabwo bazibanzeho tu. Nyine ku bwawe ubona ari iyihe mpamvu bitera? Sinzi cyane niba ari umuziki wo mu Rwanda ariko ni ikibazo cy'aba DJ. Aba DJ nibo bafite ikibazo bagomba kwikosora. Ibyo ngibyo ngenda byumva, wenda ngarutse nko kuri side y'aba DJ, dore ko umunyamakuru ubwo yavugaga aho ngaho yaje gusa naho aterana n'amagambo n'umu DJ ukomeye hano mu gihugu bita DJ BRIANE. Ngira ngo nta muntu waba ukurikira showbiz waba utamuzi, dore ko yagiye avuga ko ngo abahanzi mwebwe ikintu mwamugenderaho mwinjira ahantu kandi umu DJ ngo aba afite ibyo yateguye agomba gukina, ukumva ko indirimbo ushaka ngo ariyo yakina. Se waba wemeranywa nawe? Sorry? DJ BRIANE asubiza uwo munyamakuru twariho tugaruka Austin, yaba yaravuze ko ngo usanga kenshi nk'abahanzi nkamwe ngo iyo mwinjira ahantu bariho bakorera, ukumva ko indirimbo ushaka cyangwa yawe ariyo yakina ako kanya, kandi nawe ngo abafite ibyo yateguye ari bukine, kandi yavuze ko ngo indirimbo itaba ari nziza ngo yange kuyikina. Waba wemeranywa nawe? Of course nyine ntabwo namurenganya, ariko DJ BRIANE sometimes avuga ukuri, ntabwo indirimbo itamukomye fresh ntabwo yapfa kuyikina, kuko nyine nanjye hari amashow najyaga nitabira nyine ugasanga nk'aba DJ bambwiye ko nyine nka song yanjye barayikina, gategereza nyine tugaplayinga music tukayijyaho, ariko ugasanga ntabwo bari guplayinga ya music yanjye, ariko ugasanga ni cya kibazo nyine cy'aba DJ kiba kirimo. Wenda ngiye ku bwanjye navuga ko se ari music yacu yaba ikiri hasi cyangwa ntabwo mu bakoma nyine? Music yacu ntabwo ikiri hasi, abahanzi tuba twagerageje gukora. Birumvikana, ariko nko ku ruhande rwawe wenda watubwiye ko ufite indirimbo zagiye zijya muri sosiyete, nko ku bwawe indirimbo yawe hari nk'ibitangazamakuru cyangwa radio waba waragerageje kuba wayijyanaho ngo babashe kuba bagupromotinga? Nayijyanyeho kabisa kuri Keti Radio, nayijyanyeho ndumva ari iki kinyamakuru nayijyanye, ariyo radio nayijyanyeho. Birumvikana, na nk'umuntu wese wakumva ngo wayijyanye kuri Keti Radio
yego ni byiza nawe ni radio ikurikirwa hano mu Rwanda, ariko hari amaradiyo tuzi apromotinga abahanzi cyane cyane hano mu Rwanda. Yo kuki waba utarigize ugerageza kuba wayegera? oya si ukuvuga ko ntagiye radio na station nagiyeho, but I even give them my songs ariko ntago by praying tu. Nka Kiss FM nayigiyeho nayo ndayibahereza, uba barakubwira ati nyine utegereze indirimbo yawe baraselectioninga bakayumva, ubundi bakazicara hamwe bakayihurizaho, bareba igomba gukinwa nyine bakagukina tu. None ku bwawe nk'iyo urebye abantu benshi bajya bashinja amaradiyo menshi yuko ngo bajyana indirimbo bakazicumbikira ntibabashe kuba bazikina, ku bwawe waba ubona biterwa n'iki? Yeah, of course sinzi niba ari ikibazo cy'amaradiyo, ariko nawe ako kantu barakagira, ntago bakunze kwita baprayinga isong nyine itabakomye, nyine ntago bapfa kuyiprayinga. Ako numva ko ikibazo atari ahubwo ikibazo ari abahanzi mudakora indirimbo zigomba gukoma, yaba ari sosiyete, kuko wenda radio ibivugira abaturage. Yeah, of course ubwo nyine turacyafite akazi. Birumvikana, ubwo nuko gakosora we na bagenzi bawe. Sasa twe nkuko bisanzwe iyo twakiriye umutumirwa wacu cyane cyane nk'abahanzi nkamwe, tujya tubabaza mu bibazo bigiye bitandukanye. Se ku ruhande rwawe wenda out ya music hari nk'undi mukino ushimisha cyangwa indi career ujya wibonamo? Yeah, I play basketball, niyo mukino nkunda cyane byatari. Iyo ndi out of music nicyo kintu nkunda gukora nkumva ndishimye. Basketball ngira ngo nkuko abeshi tugenda tuganira, ariko nubwo yaba afana basketball hano mu Rwanda tugenda tugira amakipe agiye atandukanye ya football no hanze y'igihugu. Ibintu bijyanye na football waba ujya urebaho? Football ndebeho gakeya cyane, ntabwo nkunze kubyinjiramo cyane. Mu Rwanda waba ufaniye ikipe? Mu Rwanda ni Rayon Sport. Ariko ngiye hari ikintu kimwe njya nibaza cyane, nkunze kwakira abahanzi kuko ni ikibazo nkunda kubaza cyane abantu, ariko abahanzi kugira ngo uzapfe kubona umuhanzi udafana ikipe ya Rayon Sport ni ibintu bigoye cyane. Ku bwawe waba waratangiye kuyiyumvamo ryari? Rayon Sport ni ikipe y'ubukombe, ni ikipe nakuze mfana nkiri mutoya, ni ikipe nakuze mfana, ikipe y'ubukombe kandi ikipe ikunzwe, ikipe ya gikundiro. Rayon Sport ni ikipe twese twubaha hano mu Rwanda. Hari nk'abakinnyi nka 5 waba uzi bayikina mu bungubu? Kubera ko nakunze kubikurikirana bya football ariko ntabwo mbazi. Birumvikana ibyo ngibyo byo hari n'abakinnyi benshi ugenda ubaza nabo indirimbo bakaba batabasha kuzimenya, buriya umuntu yibanda kuri kariyeri aba akunze kuba arimo. Tugarutse nko muri music ariyo wibonamo nka hano mu Rwanda, ngenda ndashaka umbwire hari nk'umuhanzi wenda waba uvuga ngo uyu muhanzi mwireferaho cyangwa ni umuroro modo wawe? Uyu muhanzi hano mu Rwanda ni Firehouse. Hano mu Rwanda ni Juno. Juno ni fresh. Ku bwawe rero nka Juno ni nk'igiki wavuga ngo agukomaho cyangwa akwesperaho? Juno nkunda imiririmbire tu, azi kuririmba turamutipe, wanazi no kwandika tu. Nimba mbyumva neza hano ahangaha mu Rwanda, Juno ni umuhanzi twavuga ko ari kuri hiti. Nk'ubu kano kanya tuvuge ngo uramutse uhuye na Juno, ni nk'igiki wamubwira? Juno namushimira kabisa ku bintu amaze kugeraho kabisa, cyane ko nanakifuza ko twanakorana n'ikintu gikomeye. Birumvikana, wenda nawe ni time hari igihe byazagerwaho inzozi zawe ukazikabya. Hanze y'igihugu hari undi muhanzi waba wireferaho? Hanze USA or Nigeria? USA barahari cyane. USA hari French Montana, bose na ba Drake. Nigeria Omale, Omale arankoma byatari.
na ba Luga. Ya sasa rero dore turi kwegera hafi umusozo w'ikiganiro cyacu, twagira ngo ubwire abadukurikiye kuko nimba uri hano kuri YouTube channel yacu ya IKONIC LIVE SHOW, nawe uba ufite imbuga nkoranyambaga zawe nk'umuntu ugushaka cyangwa wifuza kuba yagusapotinga, yakubona hehe? Amazina nkoresha kuri imbuga zose ni Frankiuva. Instagram ni I am Frankiuva, Facebook ni Frankiuva, Snapchat Frankiuva, hose ni Frankiuva tu. Kugira ngo uvuze ama platform agiye atandukanye, ariko nimba numvise neza na platform yawe umuntu yasangaho ibihangano byawe wigize uvuga, kandi ahangaha dukurikirwa n'abantu benshi bagiye batandukanye, hari kuba bajya kuri YouTube channel yawe bakagukurikirana, so niyo nge numvaga wakabaye uheraho cyane. YouTube nayo ni Frankiuva tu. Frankiuva. Gira icyo ubwira abakunzi bawe rero. Abakunzi banjye ndabashishikariza kunshyigikira, bakama imbaraga muri bino bintu natangiye, nubwo mbikunze, nubwo hatabura failures, n'ibintu biguca intege, ariko banshyigikire haba mu buryo bw'amasengesho n'uburyo bwo kunshyigikira mu bintu byose mba ndimo ndagenda nkora tu. Banyereke ibintu byose, even there on Facebook, go there and comment, mumpe feedback z'ibintu mba nagiye nkora tu. Bakunzi ba IKONIC LIVE SHOW, nkuko mubimenyereye rero tukaba dushoje ikiganiro cyacu ahangaha kuri IKONIC LIVE SHOW, tunashimira buri muntu wese wadukurikiye hano kuri IKONIC LIVE SHOW, tunagushishikariza wowe wari uduteze amatwi cyangwa uri bukurikirane kino kiganiro gukanda subscribe na like na share na comment kugira ngo ibiganiro bya IKONIC LIVE SHOW, tunagushishikariza wowe muntu wari udukurikiye kuba wabasha kunyarukira kwiyica no uyu muvandimwe twakiriye ahangaha, mukabasha kugenda musapotinga, dore ko mu minsi vuba ahangaha muzaba mubona music yiwe, dore ko nta muntu utaba wararemewe kuba yagera hejuru.